uvuga ngo mana umuntu wagukoreye mbuze n'umuntu nakira usore bwa bose nabumariye iyo ngenda nkora ibyawe none ndatashe muze n'umuntu Imana biramubwira ngo uriya yagezi wabo wowe muturagera iwanyu nawe ngo nugera iwanyu uzakirwa bikomeye cyane. Uvuga ngo rero abisi bafite igihe cyabo ariko icy'abakristo kiragera. Muri ibyo yaravuze ngo ndacyabona ibimbabaza haracyariho ibindusha ariko turayishiwe tuzagubwa neza. Niyo muri Yesaya havuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Igihe cyacu cyo kugubwa neza kikiraba. Tunapanda kwa machozi tutavuna kwa furaha. Ese birumvikana? Birabaje kubona abakristo bishushanya n'abiki gihe. Bishushanya n'abiki gihe. Bari abanyaburaya n'abanyamerika igihe bari bakiri nk'abo bakera bari abakristo cyane. Bari abakristo bo ku rwego rutangaje. Baza amagara yabo bava iwabo baraza muri Afurika barabwiriza isi barayishabuka barabwiriza bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko uko iterambere rigenda riza bagenda bacogora kugeza kuri iki cyanone Billy Graham yise ngo ni terrible liberté, terrible laisser-aller. No kuvuga ngo ni ubwigenge bw'akaga, uburenganzira burenze kwemera, burenze kwemera. Umuntu wese ni ikigenge. Barabitwigisha, barabitwohereza, turabinywa, turatomera, turabihaga, biradusaba bija amagufwa bija amaraso. Turashira hasigara bo muri twe, Yesu ndi yabakibonye kibanza muri twe. Batwigisha uko twiyogoshesha, batwigisha uko abagabo n'abagore baryamana, batwigisha uko umuntu yambara ipantaro barazisonesha iwabo ngo bamare barazoheza ngo tuzigure. Batwigisha uko tugenda mu nzira, batwigisha uko tubyuka, batwigisha uko umuntu afatana n'umukobwa nuko bazoza bavugana, batwigisha nuko tuzoza twitana muri fiançailles n'imisi tuzoba tumaze gushakana ko twaduhamagarana barabidutoza, batuvugutira umuti, barawohereza muri internet, tuwugotomera mu gitondo turawunywa, ku manywa turawugotomera, twigeze twicakire. Oya arwaje atarebye kuri WhatsApp none uriya wagotomera, arwaje adafunguye, batwohereza utwuma tudufasha neza kunywera ibikombe, badushiramo twa internet muri amunzu mu maso iwacu, kirane igikombe cyo kunywera. Biriya bamasukisi barayohereza yose, wamara mayikurikiza amashusho y'abakobwa biwabo n'abahungu biwabo, nako kumakaza kabafasha kubareba, ukamutura hano gakurikirana ibintu bibera muri Hollywood. Hollywood ni cité n'umujyi uba muri Las Vegas. Las Vegas ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'umujyi ubatswe ahantu habaga ubutayu mu musenyi, niwo mujyi wa mbere ku isi ukoresha essence kuruta iyindi kuko ubuzima bwaho burarenze. Niho kwikotaniro, niho ku cyicaro gikuru cy'abasambanyi ku isi, niho aya mafilme pornographique acurirwa, ni kuzimu kw'imisozi, ni kuzimu kw'imisozi ku badayimoni bose bakaba ibisi. Urangize rero amajorezi n'abantu baragotomera, batwigisha uko twambara. Siko narengesheje Bwana Sifiwe. Muzi utudupantaro twaje tugufiya tutika ku rukweto gato cyane, umuntu yaje kwambura
nabonye bamwe babashiramo isashira mu gatsinsino kugira ngo gashogoke, isashi bagashiramo kugira ngo gasoke. Turiya batangijwe n'abageyi, batangijwe n'abasore b'abagabo bashaka abandi, kuko abakobwa bo bambaraga za mini bakaje gutega ku muhanda, n'abahungu berekana ko bashaka abandi bahungu, nibo batangije bambara turiya dupantaro. Ni ukuvuga ngo iyo yakabonanaga mugenzi we byari bivuga ngo uriya nawe twoshakana kuriya. Nivuga ngo cyari ikirango cy'abahungu bashaka abandi bahungu, aba homosexuel. Badukorera udupantaro tugufi duto tunwinze, barinwinga barahetsa neza bararangiza. Warangize baravyohereza, twe tuzihindura izo kuririmbana mu makanisa, tuzihindura izo kujana guca imanza. Burya nta kintu cyotangirira kwa Satani ngo kizorangize kibaye cy'Imana. Se birumvikanye, nta kintu cyotangizwa n'abadayimoni ngo hazogera igihe kirangira kibaye cy'Imana isumba byose. Imbuto iraterwa igakura ari imbuto, ntabwo ikigori cyozokura ngo gihinduke umwumbati, ahubwo mu cyimbo cyo kuruha agahinduka umurwayi. Muri ibyo rero niki abasore b'abakristo baza bakora? Icyo bakora, bashira Imana imbere mu buzima bwabo. Dawidi yaravuze muri Zaburi 16 ngo nashize Uwiteka imbere yanje, ubwo ngo Imana iri iburyo bwanje, ngo nico gituma tazanyeganyega. Yongera mu ijambo aravuga ngo Mana ngo ukebukisha amaso yanje, ngo ye kurora kubitagira umumaro. Ningo kuvuga ati Mana fatira imisaya n'amaso noye gukubagana. Kora iki none ubwo Imana izaba ifatiye amaso ngo ntarebe iburyo n'ibumoso, zabangiye kuzuza ikivuga ngo dutumbira Yesu wenyine, niwe banze ryo kwizera kandi no gusohoza kose. Isi ntabwo ari imisozi, isi ni umwuka uyirimo, n'amasisiteme ibihumbi n'ibihumbagiza birunza niyo si ntabwo ari imisozi n'amabuye, n'amasisiteme niyo si. Hariho amasisiteme yiyubatse n'ay'abantu bubatse. Amasisiteme yiyubatse muri iyi si, hari ubukene, hari ibyago, hari indwara, hari imibabaro, akaba ibyo abantu bubatse amasisiteme isigendera. Imipaka y'ibihugu kiragarukira aha, nzego uyu ni mukuru, aba bandi ni batoya. Ama internet, iterambere, tumanaho, communication, za siporo, hirya no hino, ibindi bikorwa y'igisirikare n'ibindi. Aba n'ibindi rero yo mu bundi buryo butagaragara ariko nabyo biri mu isi, n'amasisiteme birakora, amasisiteme satanike. Ibi byose bisindisha abantu, ibi bisindisha birimo za kokayine, birimo ibiyobyabwenge, amadroge, kabamo ibi by'aba Illuminati, aba Freemasoni, aba Rose Croix, kabamo n'ibindi. Ibi byose uko bingana, ibi ni ndabashe kuvuga, biri hano ku isi, kandi
iraduhamagara. Bigizi yararirimbye aravuga ngo isi irabije uburavyo irampamagara ngo ninze nsorome. Iraduhamagara. Iriya mubona muri televiziyo wanyu banditse ngo publicité, kuriya no kukubwira ngo hano hirya yikubonye hariho ikintu bagahita bakurangira. Mu maduka yose birahari. Ugeze aho bacuruza MTN uzobiyasanga, ugeze uzobiyasanga. Uvuga ngo rero cyo bakoze niki, baragukuruye, barakuresha, barakwevoka, bakagukurura. Publicité ntayitaba, kandi publicité irakabye karenza ukuri kw'ikintu. Usanga umuntu wirabura nkuku kwanje muri publicité bagahita bamugira inzobe nk'umwarabu, kandi bigakunda ngo aramavuta bajya basiga abantu bose ngo bagahita bamera neza. Ubwo wandeba kuri televiziyo ugasanga konda bengerana, ugasanga konda temba itoto. Wahura muri quartier ugasanga ndukundirabura ndumukara. Ya rero babikorera iki? Babikorera kuroga ibitekerezo by'abantu, babikorera koshisi. Rimwe na rimwe muri biriya babikora batijwe umurindi n'abadayimoni. Abantu bakorana n'imyuka mibi kuzimu kugira ngo yamamaze ibintu bigatizwa umurindi n'imbaraga z'abadayimoni. Bibiliya yavuze ngo kimwishushanye n'abiki gihe mudahwanye rwose. Abakristo sabiki gihe, none se sabiki gihe gute kandi bakirimo? Oya, sabiki gihe. Hari umugabo w'umumisiyoneri wari avuye ahantu mu gihugu runaka akukurutsa ashaje atashe, asubiye iwabo, yurira indege, noneho ngo ahurirana na perezida wabo. Barajana baritura, bashiraho tapi itukura, ingoma ziravuga, ibendera ry'igihugu bararirimba, perezida arakirwa, ngo buri umuntu umwakira agasakoshi. Byaramubabaje cyane ngo ajya gusenga, aravuga ngo Mana, umuntu wagukoreye mbuze n'umuntu nakira, usore bwanjye bwose nabumariye iyo ngenda nkora ibyawe, none ndatashe mbuze n'umuntu. Imana biramubwira ngo uriya yageze iwabo, wowe muturagera iwanyu, nawe ngo nugera iwanyu uzakirwa bikomeye cyane. Kuvuga ngo rero abisi bafite igihe cyabo, ariko icy'abakristo kiragera. Muri ibyo yaravuze ngo ndacyabona ibimbabaza, haracyariho ibindusha, ariko turayishiwe, tuzagubwa neza. Niyo muri Yesaya havuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Igihe cyacu cyo kugubwa neza kikiraba. Tunapanda kwa machozi, tutavuna kwa furaha. Ese birumvikana? Birabaje kubona abakristo ishushanya n'abiki gihe. Ishushanya n'abiki gihe. Bari abanyaburaya n'abanyamerika igihe bari bakiri nkabo bakera, bari abakristo cyane, bari abakristo bo ku rwego rutangaje. Baza amagara yabo bava iwabo baraza muri Afurika, barabwiriza isi, barayishabuka, barabwiriza, bavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ariko uko iterambere rigenda riza, bagenda bacogora kugeza kuri iki cyanone Billy Graham yise ngo ni terrible liberté, terrible laisser-aller. No kuvuga ngo ni ubwigenge bw'akaga, uburenganzira burenze kwemera, burenze kwemera. Umuntu wese ni ikigenge. Barabitwigisha, barabitwohereza, turabinywa,
turabihaga biradusaba bija amagufwa bija amaraso turashira hasigara abo muri twe Yesu ndi yabakiboneka ibanza muri twe batwigisha uko twiyogoshesha batwigisha uko abagabo n'abagore baryamana batwigisha uko umuntu yambara ipantaro barazisonesha iwabo wamare barazoheza ngo tuzigure batwigisha uko tugenda mu nzira batwigisha uko tuvyuka batwigisha uko umuntu apatana n'umukobwa nuko bazoza bavugana batwigisha nuko tuzoza twitana muri fiançailles n'imisi tuzoba tumaze gushakana ko tuzaduhamagarana barabidutoza batuvugutira umuti barawohereza muri interinete tuwugotomera mu gitondo turawunywa ku manywa turawugotomera twigize twicakire oya arwaje atarebye kuri WhatsApp none uriya wagotomera arwaje adafunguye batwohereza utwuma tudufasha neza kunywera ibikombe badushiramo twa interinete muri amunzu mu mazu yacu kirane igikombe cyo kunywera biriya bamasukisi barayohereza yose wamara mayikurikiza amashusho y'abakobwa biwabo n'abahungu biwabo nako kumakaza kabafasha kubareba ukamutura hano gakurikirana ibintu bibera muri Hollywood ni cité n'umujyi uba muri Las Vegas ni muri leta zunze ubumwe za Amerika n'umujyi ubatswe ahantu habaga ubutayu mu musenyi niwo mujyi wa mbere ku isi ukoresha essence kuruta iyindi kuko ubuzima bwaho burarenze niho kwikotaniro niho ku cyicaro gikuru cy'abasambanyi ku isi niho aya mafilme pornographique acurirwa ni kuzimu kw'imusozi ku badayimoni bakaba ibisi urangize rero amadorezi n'abantu baragotomera batwigisha uko twambara siko narengesheje Bwana sifiwe muzi utu dupantaro twaje tugufiya tutika ku rukweto gato cyane umuntu yaje kwambura nabonye bamwe babashiramo isashira mu gatsinsino kugira ngo gashoboke isashi bagashiramo kugira ngo gasoke turiya tangizwe n'abageyi batangizwe n'abasore babagabo bashaka abandi kuko abakobwa bo bambaraga za mini bakaje gutega ku muhanda n'abahungu berekana ko bashaka abandi bahungu nibo batangije bambara turiya dupantaro no kuvuga ngo iyo yakabonanaga mugenzi we byari bivuga ngo uriya nawe twoshakana kuri niba ngo cyari kirango cy'abahungu bashaka abandi bahungu aba homosexuel badukorera udupantaro tugufi duto tunwize barinwinga barahetsa neza bararangiza warangize baravyohereza twe tuzihindura izo kuririmbana mu makanisa tuzihindura izo kujana guca imanza burya nta kintu cyotangirira kwa Satani ngo kizorangize kibaye cy'Imana se birumvikanye nta kintu cyotangizwa n'abadayimoni ngo hazogera igihe kirangira kibaye cy'Imana isumba byose imbuto iraterwa igakura ari imbuto ntabwo ikigori cyozokura ngo gihinduke umumbati kibibwa ari ikigori kizosaza ari ikigori kizobora ari ikigori no kuvuga ngo rero ibyavuye kwa Satani ni ibya Satani ibyavuye ku Mana ni iby'Imana turi kumwe namwe ibi ndavuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe turagenda tukigana isi tugasa n'abafite irungu aho tuba tukibagirwa ko Yohana we yamaze imyaka 2 ipatimo ari wenyine yaravuze ngo ku munsi w'umwami nari mu mwuka amaradeza abiyo muri ruga azayuzuzwa abakristo Yesu azabamara irungu aho baherereye naho batuje azayicara mu cyumba gasa n'uri mu gikutano kinini cyane azagenda mu nzira ari mu modokari agasa nk'utari kumwe nabo akabana n'abandi bataraho akimurwa mu bitekerezo akajanwa akanagana hagati y'isinifu akumva nisanejeje ubugingo bwiwe ariko abantu bagize kubera kubura Yesu abazungu rero barabagenda barabakoreraga ngahe ni mugendege bibamara irungu
bamagenda binjirare ya mu telefone barayipyangura ino turayimenya nutazi igifaransa araruhara bimenya gusa kubera udufoto aza waza akora aza waza yinjiza aza waza kura ibintu azina kandi pya uranshirira mwikiza nano pya kera akabakubisemo uranshirira mwikikaka akabakubisemo umunsi umwe urusengero baravuze ngo basome mu bacamanza barabashaka iruhande rwanje yaricaye abagabo kandi uwo mugabo yari umugraduwe umuhungu umusegege ashaka abacamanza arababura ngo amare aravuga ngo nimba bagica babahehe abumba bibiliya mpamureba gutya aratagangara arahebura abacamanza babo aravuga ngo nimba bagica babahehe ico ndi imbere y'Imana yakivuze mpanumva su wambwiye yakivuze nicaye impande araruhara yibumba arabahebura abacamanza aratagangara yagazagenda ruguririya akaja ku installa amashini y'ivy'amatora agatoresha iriya ruguru hose imashini yaragira siberi yiwe abantu bakaza baviriya bose kwandika yakazagira gutya umenye yazanyura ariko abura abacamanza bibifitemo icyo umuntu ahaye umwanya nico gihinduka we nico kiza mu bugingo bwe wihimana cyane ugasana Imana wihisi cyane ugasana isi wiha kuba umukristo ugasana abakristo sabirumvikana umusore wakishijwe azagenda mu nzira ukabona uriya musore yarakijwe ari mu Imana yanaririmba ubona si ubugenge no kwiga abasore wacu baje kumbwira ngo tubatize ku rusengero ngo bige kuririmba ngo n'abandi bavuye ahandi bose ngo bazoza baza bige kuririmba uvuga ngo cyo bagiye kwiga si ukwiga bagiye kwigana runaka tazi uko azagira uvuga ngo n'ibintu baharaye bige bagire gutya wanasifi Yesu aravuga ngo umwuka azabahishurira n'ibindi ntababwiye mwigisha mukuru n'umwuka w'Imana mwigisha mukuru n'umwuka w'Imana wosenga akareka kujya gukora pratique akareka aje muri repetition igiza mikrofone imbere yawe kuririmba gufasha abantu kuririmba ukuri baririmba kawe bagenda kawe niba ari ikintu abantu bazabagaya niba ari ikintu abantu bazotangira kugusomera kutakwiye neza nigihe uzotangira kwigira runaka utari runaka ugashaka ngo uhunguburi kandi utazonagera naho ugiye umuntu apfa ryari iyo yanze kugumaho Imana yamushize kanga gusukose na nyina bamubyaye akanga kwemera ukwari ngo arabanka barunaka ava hayagera hano hagati ntagera yaja akadindiraho agahinduka ikintu cyahararutswe n'abantu yaje bivuye mu cyotsi cy'ikimoki ikintu cya satani cyotsi cy'ikimoki apfiriye rero abandi bahungu bane bamatereka imisatsi ngo ni abafwasi ba Bob Marley bagira n'umunsi wabo ku isi mu kwa gatanu ngira ngo w'abastar w'abarasta bagahita bambara yaza ngofero zirimo kabara k'icyatsi kibisi agatukura akumukara ese riko bimeze bamara bakamagenda bakimihanda bari ngo n'abafwasi ba Bob Marley bose n'abandi bari mu makora ari bose kwamusanga ko biramba imanukana bikaza birenga hano gutya bose abafwasi ba Bob Marley banasifi abandi nabigishwa ba Yesu Kristo abandi nabafwasi ba Yesu Kristo baravuze ngo namwambata makozi sitaki kumwacha kwa kuwa alinifiria ese turi kumwe namwe ari umuntu kera wangaye kubera tugenda isi twigana isi bibiri gavuga ngo ntimwishushanye n'abiki gihe ntimwishushanye n'abiki gihe isi
isigira abatayeri ikagira umukasi, iraturambikira hariya ikadusoneshereza, iraturambikira hariya ikatubwira uko twambara, ikatugenera uko turya, ikatugenera uko tunywa, tugahindana cyane. Indana umuntu bugashira, imico yacu kwanza nayo igashiriramo. Ariko umukristo ntaza yishushanya na biki n'ubwoko butuye ukwabo. N'abantu bamaramaje baravuga ngo tubaye aba Yesu, tubaye aba Yesu. Yesu nani mukiza. Mpamvu rero nimwe y'ikimenyetso cy'isi yogaragara mu buzima bwacu. Hayo kubera ko babonye aho isi bamamariza bariya, isi irabamamaza irabataka, bahabwa umwanya kuri televiziyo ngo nabagezweho, ngo nabakunzi bagezweho. Abandi ngo yatunguye abantu, ngo yerekanye umukunzi wiwe, ngo yapfukamye ngo amwambike impeta, ngo agira gutya, love you baby, ese niko ajya love you baby, wawa uduterime twose tw'isi tw'ubusambanyi twa satani turagenda turagwira ngo turangize ngo tuze kwikubitana mu murongo w'abakristo bagiye ibwami, dusanga ivyo ntabibayo, turahararuka. Twama dutera ukuguru kumwe mu isi, dukora birya, azana mu rusengero tugakora bino, ngo tumare tuba ibirumira habiri. Bibiri iravuga ngo mwabafite imitima ibiri mwe, ngo nimwiyeze muhindukire, mugarukira Imana yonyine, muyihereze ubugingo bwanyu. Mugarukira Imana yonyine, muyihereze ubugingo bwanyu. None tugezaho isi ya none, abazungu batweretse bashize kuri internet, berekana uko bambaye ubusa, umuntu akifotora yambaye ubusa, umuntu agira uti none tugeze abantu bari mu makanisa, ndetse bamwe wenda biwacu umuntu agahita yifotora yambaye ubusa uko yakavutse, yarangiza agaterera ahani ni kwanda, ni kwa ba nyirarume, ni kwa ba se wabo, ni kwa se na nyina, ni kwisi. Kera wagatugenda wazana k'ikigori ukagicamo, ukavuga abantu bakagusaba ari benshi, ukabona ntikibakwira, wowe ugasigarana igice, wamara ugafata kijya gice ukagitera hejuru, ukavuga ngo mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Murabyibuka? None rero umuntu yamara nawe akama yifotora, yamara akamaterera ngo mwenye kupata apate, mwenye kukosa akose. Umuntu akamamara ariko yamamaye nabi cyane. Umuntu akamamara yamamaye mu buryo bubi bw'umwijima bwa Satani. Ese riko bimeze? Mu Kristo ndabustare bubamo. Umustare wacu ni Yesu gusa wenyine. Twebwe turabagaragu bimbura mu mara. Twebwe turi les serviteurs inutiles, abagaragu bimbura mu mara. Yesu aravuga ngo ushaka kuba mukuru abe muto. Mu Kristo ndaza kunda kugaragara. Iyo ashatse kugaragara ni ikimenyetso cya Satani deja mu bugingo. Iyo ni Satani ashaka mageuzi na kujinua. Mu Kristo oya aranasenga ntashake ko bamenye ko yasenze, aranaririmba ntanashake ko bamenya ko yaririmba, arara mu gitaramo ntanamenye ko hafi. muri abakiriya beza cyane ba Facebook, muri abakiriya beza cyane ba WhatsApp. Ese ajya kumvuze kurumvikana. Ubu muri corona hatangiye kandi kitwa Zoom. Mwarakabonye Zoom mu kwezi ko hijya gushize, nyirayo yatangiye muri corona, ubu muri iyi minsi kugira ngo habereho ama conference y'abantu noneho barebana, kubera ko batari bafite umwanya wo guhura. Naherutse mu kwezi gushize ko hijya nyirayo amaze kugira miliyaride 19 n'amamiliyoni amajana na mirongo n'ibindi bitangaje. Kuri none ashobora kuba ari mu miliyaridi igera muri za mirongo. Ni ukuvuga ngo bientôt mu minsi mike izaza azaba ari afite za trilliard. Ni bande bazamuzamura?
n'abakiriya biwe beza abangaba yibona, ariko kidushora imbaraga mu bwami bw'Imana, kidushora imbaraga mu bwami bw'Imana. Urifotoza wowe ukagira ngo kurafotora gusa, nawe kumbe urabadandarije. Mbere yuko ngohereza ifoto, mbere yuko tuvugana nawe, ndahamagara bikazamuka no mu kirere, bafite icyogajuru gifata ibyo muri Afurika, byarangiza bigahita bizenguruka bikazamuka bigakubita mu Burayi, byava i Buraya bikaja muri Amerika, muzi ubutaka hafi aho bita muri za area 51, muri za zone 50, byamara bikagaruka bikamenyesha iminara hano ya Safaricom ko bahamagaye runaka, Safaricom ikamenyesha telefone yawe, nukuvuga ngo bibanza gusigara iriya bakabyungurura bakabifata byose uko byakabaye. Niba ari foto yawe bafite iyo berekana iyo ngiyo, bafite uko bayitanga, abantu batangeyo comment n'utundi. Nonoga nawe okagira none ga n'ibyawe nawe kumbe uri kidandazwa cyahandi hantu, uri gicuruzwa cy'abandi bantu. Ese turi kumwe? Niko umuntu yokora. Biravuga ngo muhunge irari rya gisoro, muhunge isi, ikimbieni tamaa ya ulimwengu, mwihereza Imana kabazuke. Turabe Imana yaremye uyiye mpamvu y'imirimo myiza gusa. Ese niko bimeze? Turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Kera abakristo bakera, uretse abangaba babalibera, abakristo kera bakiri mu mategeko bambaraga neza, bakagenda neza k'abakristo, bakavuga k'abakristo. Ariko none tibakivuga nkabo, usanga nyina n'umwana hagati yabo wogira ngo ntibanaziranye, ntagira akantu na kamwe kerekana ko ari uwa nyina. Uyu arasa na biki, uyu isi yaramurobye, iramuroba, isi irushenga, iraroba, igakuramo ikarema undi. Kikubwira ko abantu bawe basitare mu masengero abo hanze biribona amakirisi tuzosenga ahanini n'ibinyamubiri. Yesu yaravuze ngo nimuje gusenga muze muja ahiherere, data wo mu ijuru uzahiherereye azabumva kandi azabasubiza. Ntimukamere nk'indyarya izo zivuga hanze. Kera abakobwa b'iwacu bagezaga imyaka 20 bataza abagabo, tararana n'umugabo. Abakobwa bagezaga imyaka 20 n'ingahe kugeza bashatse, taja atazi no gupata. Abantu babyita ubuturage, tureke kubapfana, ariko kandi tubihorere. Nitumara dukompara bakera n'abanone, ese abo bakera bwari buturaga ariko burimo ubupagani n'ububandi, cyangwa yego bari mu bituraga ariko bazi ko Yesu yapfuye akazuka kandi bakabigendana mu bugingo bikabihamya. Ese icyo gihe ntibagiraga abaza kubatereta, barabagiraga batabaho, ariko barindaga ubusugi bwabo. Ikimenyetso cyerekana ko uko Imana yandemye nanze gutukisha izina ry'Imana, nanze kugayisha izina ry'Imana. Misi yashize umugabo umwe murevera yararwaye kandi umunyamurenge, yaratuye mu minembwe ya za Nyabibugo, simuvuze izina rye. Uje mu rusengero ni mu bakristo, nta mupagani, ko turaje mu ijuru. Sawa
baramubabarira bamara baramusengera arakizwa ninga ngwaze gusenga bararirimba ngo batore umuvuga butumwa batoye umugabo umwe ngo amare ngo abone runaka arahagurutse yamagenda tori sapo yiwe yamasoka ajara hanze ararya abantu barasoza wabaye wowe umuntu usenze ubwa mbere wakijijwe kera ugiye hanze sije byanyobeye simwe muzavuga ngo uriya mugabo n'umurozi none mwamu nabonye ga ntaho navuye ntaho nagiye none mwamuhaye ngo niubwiriza umuntu nimwe mwavuzona umurozi none mwamuhaye ngo abwirize ntabonye ga hantu hakorera abarozi ntacyo naviriye hanze none jewe mundeke ngiye hanze niki tuvuga abavandi turishushanya ufata ikoraro ugafatana na orchestre team yabo hanze kayo bitandukanye uduparo bitwaka uduhanga ibicoro birimo n'imyandiko zamini niza ubukristo uzo kujana n'umuntu ku isoko bwashika bukaguriza kuko nisi zijana n'umuntu yashikika ubukristo uzo bugenda bwashika bukayitora bwamara kuyitora ukayikwambika wayizana isikaya kuberiki yanze Kristo isi yanze Kristo yanga nabi Biblia iravuga ngo Kristo muri Yesaya 53 ngo ntiyari afite ishusho yo kwifuzwa abantu bose ngo bamwimaga amaso Yesu yari afite ishusho mbi iheka mbabwire ngo mbi iheka ngo abantu bose bamwimaga amaso ni kwisi ya none imeze umukristo umara amajwi aje mu ijuru ubuzima bwe ntabwo bugezweho ubuzima bwe burajambutse nyambarire ye tigezweho wine mwisi ikintu ciza ntigikenewe igikuye ntigikenewe igikenewe nikigezweho nico kigezweho he ese ni mu rusengero cyanga ni mwisi abantu barashira abadayimoni bakarwanya umuntu yaruhanishwa agahindura n'uburyo azavuga akabihindura n'uburyo azagenda akabihindura Ejo twaba ngaho bikora hano iriya abazungu bakora yo kwigisha uko abagabo n'abagore baryamana uko bahura ibintu by'ikuzimu satani bakabyigisha abantu bamara kwikingira n'iriya ngo bagire nk'ababandi iriya ni Sodoma na Gomora biliangamia kwa moto Sodoma na Gomora ngo bakoreshaga imibiri uko Imana itayigeneye sivuga imibiri y'igitsina gusa ndavuga haba n'imibiri iya aha mu gahanga aha n'igitsina n'umugongo naha byose n'umubiri w'umuntu ukuvuga ngo si byiza ko tubikoresha iby'Imana itayigeneye iyo tutangiye kubikora uko Imana itabigeneye ni ikimenyetso cy'iki Sodoma ni Gomora Sodoma na Gomora Sodoma na Gomora Sodoma na Gomora bari bashushe bari bagezweho bari basimatize ariko bari mu gitsure cy'Imana bari batuye mu mujinya w'Imana Zaburi ya 34 Biblia iravuga ngo igitsure cy'Imana ngo kiri ku nkozi z'ibibi ngo imareho kwibukwa kwabo mu isi
ugutwi kwayo ngo kuri kugusenga kw'abakiranutse ngo yumve gutaka kwawe ngo ibarengere. Imana ibarengere. Kubera iki dufite muri twebwe ibintu bitumobiriza ngo twigana abandi bantu. Umuntu wese mu mutwe yasetinze umuntu umwe azayigana nuko azareba, utabonye uko yogoshesheje, utabonye uko yari yambaye, utabonye uko yazagenda, utabonye uko yari yasonesheje, uko yagize umusatsi n'umutwe, uko yari ameze mu gahanga, uko azagenda bikakwinjira. Ukaba ivyo bikwinjiye, hari ibindi biba bivuye muri wowe, ntabwo byahurirana mu ruhurirane rwawe, ariko bimwe biba bivuyemo hakajamo ibindi. None umunsi wa none abagore ko baratandukana n'abagabo, bashingiwe bakarahira imbere y'Imana, niki kizobatandukanya? N'urupfu. Ariko kubera isi na Satani, kubera abadayimoni, mwebwe wo musenge cyane, muracyafite urugendo runini cyane muzoshaka, kandi mugume mushake cyane. Iyo mugana simbaza aho muzotura, ariko imbere si heza, imbere ntiyashoboka, imbere harananiranye cyane, hararenze ubwenge n'ibitekerezo by'abantu. Niba abantu bavuye mu mibunda ku ndondo, abavuye Uwembe bakamanuka n'ikirago baje kwikoza u Rwanda, bagashwana bagatandukana, bagera hano bagatandukana, nibatambuka hano hazaba ikindi kintu, hazaba ikindi kirenze kwemera. Mwabasore muri Imana yaremye, ibaremeye imirimo myiza, kandi ndagira ngo mbabwire ngo muri beza, muri ba original. Nta muntu Imana yigeze yihenda ku murimo kwayo. Kubera izo mpamvu uzuba fieri yo kuba namuntu uko sasi teya ntagira bavuze ngo beze bagende hariza mosoka kuma matiso kutaje toje je suis fier siko bimeze Imana yani dasana data na mama siko kuri none sikindi kiriye none ndasana nyina wari hana ndamuzi kumva kubigendera nkabyemera niko bimeze. Kubera izo mpamvu, kubera iki uza wanga uraba nka mwene nyana, si wowe wakubyara, uzoza mvuga nkabo, uzoza namangenda gutya kabo, turiwe ese turi kumwe, tuzona bawe uzuririmba uvuge kawe, nujana kuzuzwa wuzuzwe kawe. Muziko no nazaruga bazazigana kuvuga kundi zigya z'abakire n'aba bishop z'abanyanigeria bara zigya zizazigerwaho nazo zikaza ariko mundaza yuzuzwa kawe kuko atari bintategura n'ibintu bibavuye kuma, no kuvuga ngo n'umwuka uvugira muri we, umwuka akavuga nkabo. Muze muririmba nkamo, mubeho nkamo, mwumvira ababyeyi banyu ngo muzagira amahoro. Unanira ababyeyi abawe basokunanira, kandi isi ntizagushoboke. Heshimu baba na mama ili siku zako ziwe nyingi. Iryo nitegeko rya kangahe? Ya gatanu. Ubahe so na nyoko, ubaha ababyeyi, kuko bana barananira, baravuga, baringinga, baravuga, tumpa biba icyo azasanga. Ubabaza umubyeyi ukawubabaje Imana. Cyo bituma rero musabwa
ugendera mu nzira yo kwezwa, k'abana bakijijwe, k'abana bavukiye mu rugo rw'abakristo, mu rugo rw'abana b'Imana. Nitonda nk'abakristo none uza wiyogoshesha, kuko sogokuru wawe atigeze yiyogoshesha, iso ntiyigeze yiyogoshesha, ariko utanga ibyaha. Ipantaro wambara nta wundi muntu ishanira aha, ikindi kiraha, ibiri ku musozi, ahandi hara. Mwana mukobwa aragenda kamasaturano, ngubwo ubukwe bwabaye, akarenza neza agakubitisha ahanga. Yarangiza rero ngo ari mu bukwe, ibitugu umusozi, ibindi bintu. Buriya uyu mwana ni umukristo cyanga iyo umuntu gatari umukristo bari umupagani. Uwabariki tubaze ijambo, tuza tuvugisha ukuri kw'Imana isumba byose. Ibyo Yohana umubatiza yobikora, ibyo bintu Yohana umubatiza yobona umwanya wo kubikora. Burya rero nubona umuntu uko yambaye ni kwa bari mu mutima, burya mu mutima ni kwa aba yambaye kuruta ibintu. Turuzi ukuntu yambaye, uku nikomeze mu mutima, ukuntu ushaka ufotore nikomeze muri jewe. Bibiliya iravuga ngo uko umuntu atekereza ngo ni kwari, ikwafe ntiba, kuko iyizi isambuka nyuma y'iminsi 3 akamaso akamayigarura, kubera ko irahaga kuraje yewe agaso akamayigarura, aja muri sala akamavuga ngo nimungire uki, bakama bahera aha turiya tuntu tw'abajuwere murabyuka barabanyaburayi, barabajuweri bande barabakina hariya, agira utya hano yari hindanije, ugira none bihunyira byamwituyeho, ahandi hari binyugunyugu, imitwe y'intare hano yarogoshe ngo amare yamagira gutya, abandi bamatangira gutukuza uyu musatsi wo hejuru, bagasukamo niba ari ibyeri, sinzi uko bazabawugira ukamutukura, agasiganga yamara kamakubitamo kandi kabarabara kamwe hano bakama bogosha bakamashiranga. Bariya kirasi gitaramo cy'abakristo kandi kitari cy'Imana, bari cya Satani. Nta cya gatatu kibaho n'udusi cy'Imana ngo amarere bamaje hari bamatangira bamagira ngo tugire ukiya ngo tuyo kubita mu makorari, ko dusanga abakorari nabo barogoshe bagezanga nindo ntibirahagere, byarahageze Komsanga umuntu yamye kubitamo imashini kagera hanga, abandi bakamazamura no bakarenza hano, abandi bakaruza he. No kuvuga ngo no kuvuga ngo rero ni utangirira kumenyera aba barananiwe kera cyangwa aba barakomeje. Ese aba ninde uhawe bigisha? Bibiliya yavuze ngo ntimwishushanye n'abikiki, mudahwanye rwose. Bamwe bakoreshwa bakina kubera ko bafite imyuka bakorera ngo bakina. Umubisheje bundi ikipe y'ahantu bamwe ivuyeyo, perezida yari yakiriye arayibwira ati kuroga n'ibindi bakoresha biriya n'amahirwe ntimukaza mubyitaho, ngovuga ati ntacyo bizobamarira, mugende mugire umwuga ufatika, mureke ibintu cyo kuzamo mukoresha biri byo ngibyo. Iki mbabwira abavandi, si byiza ko mwishushanya n'abikiki. Ese birumvikana? Si byiza kwishushanya n'abikiki. Ushidara twagize igitaramo tugiye kurangiza, noneho bagiraga kino abasore, bamwe bakina abasaza bakora ubukwe bwa ruguru iwacu, abandi bakina ubukwe bwino. Umuhungu n'umukobwa barapatana, barahamagarana, bahurira ku kabare, baravugana. Narahebye uwo mukobwa nubwo nyine yaza kina, ariko naramubonye arengeshe kurusha urwembe, kurusha topazi, tatra kabisa, tatra murayizi urwembe, mana yo mwe yaza yamagira ngo pya umeze gute, ngo meze bo. Narahumiwe kabisa, yamya yandumirwa ndahebura neza. Niki mbabwira bavandimwe, muzohindura isi ntikabahindure. Yesu yadutumye guhindura no kubwira abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana.
ariko Yesu tashaka kwisi iduhindura. Muji Nairobi muhindure Nairobi, ariko Nairobi kikabahindura. Muje muri Amerika muhindure Amerika, ariko Amerika kikabahindura. Muje mu rubyiruko mu ruhindure rwoye kubahindura. Kizo kubwira umuntu nyamuntu agira influence aho ageze, ariko taba influenced n'abandi bantu ngo abandi abari bo bamuhindura. Yagiye azavuga gutya kera ngo yibiremwe na runaka kera yagarutse yatangiye kera yahinduye ngo yahinduye bene uwo nguwo ha muntu uri muzoheba kure y'amaso nejo yoba nikindi aja ngaha aja nta musima amagira tagahungagira hazabwiriza ngawe agenda hari yabona runaka akamatangira kubwiriza ngawe akazagarara ngawe agatera Bwana sifiwe ngawe haleluya ngawe turiwe kandi turabizi uwawe igana tubicera ko turacecetse ariko twakugaye kutwahebu n'ibyo tubwira ntibifate se turi kumwe emeruri akiruri tuza shima Imana timwishushanye nabiki gihe nimwiruka inyuma ya internet ntimuzoyishobora ibi ibubona n'ubyisi n'imberuka akakaraza imisi mikengo karashize akakaraje ukarashize ubu nyine WhatsApp yataye amanota arakane ngo ni signal mwarakabonye akane ngo niko signal kora WhatsApp ngo yavuze kwizozimena amabanga y'abantu ubu nyine kera muri signal niba mu minsi 3 niba rine hahise hirunduramo abantu 800 bavuye muri WhatsApp bamabirunda muri signal irimo umuntu kera ndayifite naje nuko mpambabwira ariko timuzobishobora muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira enendeni kwa roho hamutatimiza tamaza tibizashoboka nabo harabandi sige mbona iriya abakobwa barimo kwisiga ibintu bimwe byera hano by'umweru ibinda none umuturukana imbere ukazura none hari nk'imirase y'izuba y'imena hariya ya mujanga naho n'ibintu yisize kugira ngo namale solaire aha yapika mu gahanga naha akamagarukira none ugaza kubimenyaga n'ibintu baba bikoze abakobwa mu musenge cyane umugabo mu mbere bitwa babiri yaravuze ngo yabonye inyenyeri itibuka ngo abahungu n'abakobwa barayirukankira ngo abakobwa barayibatanga ngo umuntu aramubwira ngo abakobwa bagujishana ngo bagushishishana musenge cyane kuko ibintu urebe n'abantu n'abakofi olomide kofarira n'igiko cyabso kirekire muzamubona ko kirekire kofi ariko abakobwa isi iperuka isi rero abantu bahungu bahako yego yambara umupira ariko kameme abayanga ariko abashiki bacu sinzi ikintu cyabaye si yamiza irabasamba ugera ku mahoteli ugasanga abakobwa nibo bakira abantu nibo bagiye gusasa mu mashamba ufungura telefone bwa mbere gutya ukiyatsa ukabona umukobwa aratambutse mu telefone ibintu wandagiye he babona umukobwa ngo hwi niki cyaba kubyapa mu nzira abakobwa bamwe baseka babanya abandi kubaga ibi ni ibiki byababaye isi murwanye satani nawazagira gute azabahunga murwanye satani nawazabahunga egera Imana nayizabegera umukobwa ari kokinga kikoraho ugaheba wamubaza amagiziriyere nangahe haya nukuri ndazi ibyo bazabita ogiziriyere trenavoir ntazi nimba bibakwisi ibyo ni byahe wamubaza kuzuza agaformulaire ku mupaka bahabagenda taruhamenya pi hazi niba bazabuzuza habi erega kujijuka kwanyu kubi kwimbere mu mutima kandi kujijuka gushire Yesu imbere gushire Yesu
imbere indege ziri hanze amafi ari hanze uja kwicara wenyine ukaburiyuje ukazukwega wakwega hano ntamukabigirira akarasitike kakamagaire ugasubira ukazamuka wazamura amafi akaja hanze wagira gutya ukazana Bibiliya ugashika Bibiliya sipande ngo irarengera waruwa ugakubana wenyine kurya abantu bazabagayana cyane kuriya kizakubwira umuntu wayupfa tatinyuma utinyuma n'ubuzima utinyumugayo n'ubumuntu se birumvikana kubera abandi bantu reka mbere ubunyine no kwamangura igisheke hano hamazamuka mbankiriki twaza mu gitaramo huzuzwa haba n'icyayi Imana izombara ariko kubera mwebwe sinubura igisheke ngo namagenda mbankiriki hanga mwongaye mwana kuriya igisheke hose basi kutagenda ngo yicara ahantu wakiki siko kuri no kuvuga ngo hari akantu gatibutse kuri njewe mwebwe hari akantu kubera izo mpamvu timugaha abandi impamvu zo kubavuga neza tugaha abandi impamvu zo gutuma bakuvuga batakuvuga neza uvugwa neza biravuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi aratamirana uvugwa neza i Nairobi iyo neza nayo mavuta bigatamirana bikagere mu Bugande utarahagera bikazenguruka muri Amerika bikazenguruka ahantu hose noneho rero wanavugwa nabi navyo bigaye abangaba bose bage bifotoza bambaye gusa bararenze kwisi muri za Australia barahuruka mu kwisi dore wawe kandi azokizwa yuzura umwuka wera ariko kuriya twamaze kubamenya kuriya byararangiye ntako bazotugira keretse bazodusinzirize badukorope mu mutwe badukuremo birya navyo ndirirokunda no kuvuga ngo rero utakaza ikizere mu bantu abantu bo kubabarira ariko ntibo kugarura ikizere ese birumvikana abantu barakubabarira kandi tukaguheza umwana ugatamba ariko kandi mu mutima cyo kuvuga ngo ni wa wundi wagize gute mugabo mu pastor yigeze gutera inda noneho rero bakamuhagurutsa akabwiriza kandi akabwiriza cyane ariko yaje kubwiriza akabanza akisigura ngo murabona ngo mbere nyine ngo twabanje kuri intege nkeya ngo ariko ngo byarashize ngo haleluya no kuvuga ngo ntakundagira aziko nubundi abantu hariya baba bavuga ngo ni wa wundi ga wateye ni wa wundi ga wateye none ndagira gute ngo mbanze cecekesha aba bantu mbanze mbabwire ko ibyo byarangiye kuri sigurike nubundi twaza tubitekereza uhita uvuga ngo ni pasteri runaka tuzi umuntu umwe wagize gutya ni wa wundi ndamumenye nuvuga ngo rero ibare reference ya tugatange icyo bazokumenyeraho kibi tugatuma abantu bazokumenya bakumenyeye ku kintu kibi wakoze ni wa mu divorce ni wa mukobwa w'ikirara wananiranye nigeze mbwira nabaye president w'ikora akibona abona mwaye naraki ruguru niho nari umukonditeri w'umupagani ariko i Burundi ho nari konditeri narakishijwe kabisa kandi nibwo nyine narinkishijwe kumva Yesu araha kabisa nigeze kumubwira mu rusengero ngira mu imyaka 3 n'amezi 6 zana gasakoshi kari mutwe nakatunganya namamanika mu rusengero umwaka ugashira undi ugashira nzasenga ku manywa na nijoro namange nadatura ku ikanisa ndatura mu ikanisa ndani icyo nange kubabwira niki mbwira abakobwa babiri mwabakobwa muri kura isi ndawuzu ihera kandi nabo abakobwa beza bakambwira bakage mwari muri he amatangira wagiye twakoze ibi nibi twari twagiye gusura umuhungu amakuru yose uko yakabaye isi ndi muzoyihera barananira babwire isi tawuzu wohenda satani umugabo w'umupasiteri ngo yaravuze ngo azorya amafaranga y'abarozi mu kugeza y'amasi ewe urusha satani ubwenge wowe ariko abantu bazabahembeka uzorangiza ubaye worigifara wohenda satani warangirije kwiye kaminuza Sorbonne se Harvard Cambridge niyi wohenda satani
ugira ubwenge bwo gwenda satani basore kabuzuhendisi tuwogisi tuwo uyiriya ambiance y'isi ntayibaho ngo kurinezeza ngo kuragisi izo guhinduka ziguhinduka ngo birije ivuga ngo zagukina kumubyimba ngo ubwo ibyo watinyaga bizaguserukaho bizagusharirira kumuravumba umuravumba uzavuga ngo ye baba yonza kuri umuntu umwe yigeze gutwara inda umukobwa we wacu kwigishigo gutwara inda yinda wamara akika baba mu byasi abantu baza ukikura murabyumva yananiwe kubyara nta baganga nta bitaro ngo barabaga iwacu gutura ngo amara aravuga ijambo rimwe aravuga ngo ye baba ngo nzize imico yanjye zize imico yumvaga agiye niki none azize ngo yarubatse azize urugo aravuga ngo nzize imico yanjye mico yagize ga ajamo azize imico yiwe ko yemeye gusambana none agize ngo uvuga ati umuntu yaranirukiye ndamwemerera none nibyo nzize ndamufasha none nibyo nzize aravuga ati nzize imico yanjye imico murayumva niki rero isi kawuzuherana isi nta muhanga wo yihenda ntawubaho kibibaho muri Yesaya igice cya 4 aravuga ngo bakobwa b'i Yerusalemu ngo barebana ubweruzi urabareba ngo ukabona naberuzi murabisoma muri Yesaya igice cya 4 niko bakobwa b'imperuka banone bameze urabareba ukabona naberuzi nibangebo uramureba ukagira ngo none ntazi muri Afrika ariko wamukurikirana ugasanga kuva avutse ntaranagira na passport n'umunsi wenda yambuka umupaka umwe yanyuze munsi y'ibarabara ariko wamureba uko yigira ukazugira ngo none ukagira ngo none yakuriye he ugatekereza iyo yabaye uyu muntu azi muri Afrika ko none n'ikinyamurenge ntakizi nabaje umupasiteri umwe akazambwira ngo iri wabo ngo abasore ntibacinjira kubera iki ngo baravuze ngo ntibacumva ikinyamurenge uwo pasiteri wazumbiye bakobwa abasore n'abahungu ngo basiga amabirwi muhira ngo ntibacumva ikinyamurenge uvuga ngo rero iyo ni urubweye satani iyo n'isi n'abadayi ngo ntibacumva ikinyamurenge kamererwe muhira n'abantu bashaka ngo bakore ibishoboka basisiranya abo bari bahinduka abantu uko wihindagura ni kuguma kwitebukiriza satani no kwigezaho unyerera ukazogenda utazongeraho yihereza Imana abakristo nabaje umukobwa w'umusinzi ese ubungubu bimeze ati umufite 5 cyangwa 6 ati nugutengeka sinzo bizofata ko yazamira umukobwa ati nugutengeka nugubira yemereye finalement Yesu yabwiye umugore w'umusamariya ngo uvuze ukuri wari ufite abagabo 5 n'uyu wawiratana nawe suwa nawe myani magambo wa mugore urinda ha mugore wemerera abahungu 5 none uri fiancé wanyu uri umugore wanyu tumwemereraga mu izina ry'umunyamurenge ngo umwemereye kuzoba umugore we ndakwemeye uzoba umugabo wanyu nawe ndakwemeye uzoba umugabo wanyu nawe ndakwemeye Mungu nawe ndakwemeye finalement ufite 3 ufite 4 5 imbere y'Imana kuri wa mwenda w'umutima wera cyane ukwiriye cya gitondo niki gihari hari foto zabo bahungu ni kuzogera imbere y'Imana usome Matayo 22 Bibiliya ivuga iby'umwami wacuje ubukwe ngo atumira abantu baraza ngo araranganya amaso mu bararitswe ngo abona umuntu utambaye umwenda w'ubukwe ngo aramubaza ngo ese mugenzi wanjye waje hano gute utambaye umwenda we
ngo ategeka ko bamuhambira amaboko n'amaguru ngo bakamujugunya hanze ngo niho bazaririra bakahekenyerame bakristo. Muri telefone yawe harimo basheri bangahe? Bamwe ushaka udukode tuwandika izina ryiwe ko ari niba ari Rumenge cyangwa urugero tuntaze cyangwa bari Mutebutsi, wandika M70 bamurekera aho ngaho. Wowe uramuzi gusa. Uyu wundi ni J KNF. Ubwo no kuvuga ngo rero urabazi wenyine gusa uko bapanze no kubasubiza. Warangiza rero bantu b'Imana. Warangiza hano ngo dufite konsere ngo badutwerere bakabatwerera pasiteri kugira ngo tumwe tunyure abakorari kandi ushaganya abakorari banyina akabari barakara cyane. Urababwira ngo nimufange ikorari banyina barakari muhirira bakazamena no gutema bamuceceka kugira ngo bashobore kureka abana bo baririmba. Ababyeyi bamwe ntibazanezezwa n'iby'Imana, zanezezwa Imana we yaririmbye. Habaga umugabo mwiriya abahungu be baririmba n'umukobwa wiwe akamazamura ukuboko mvumiriye ni kandi akamererwa neza cyane. Umuhungu we yavuze ipendo akazayamagenda we akazayamagenda we akazayamagira we rero akazayamagenda ngo mvumiriye ni. Ariko aba bandi haba niyo byo haba nubwo hanura nubwo uvuga ku ndimi z'abantu n'iz'abamarayika ibyo ntabiri. Kubera mpamvu rero abantu bakabihorera mugakora konseri umusaruro wawe ukaba muke cyane. Ubundi umusaruro wo muri konseri wakabaye wonyine ko ari abantu bakira umwami Yesu. N'uwo musaruro wakase uwo niba utabayemo amafaranga n'ubusa ni ifaranga nyine zo kubahangwa abantu babigize kugira ngo turebe ko twogumana nawe tugatura. Ariko nta kindi turi kumwe nawe umusaruro wa konseri. Niba konseri nta muntu wakira Yesu, nta muntu urira ngo mvuge ko nari umusambanya nakira umwami Yesu ngire napfa mumbabane. Niba ntawe tukifotoza nagiye muri konseri umuntu umwe yampamagaye usanga garacyarimo abantu bake n'abagabo hano n'abandi bantu bake yari naho ga equipe z'abagore ga agira n'abagore hano nyine ni bake naho ga kumbega baracyari hit bagiye kuva naremwa kavuka mu nda ya mama biyogoshe bakazama barangiza no bakamacora bakamanura hano bakamazengurutsa hano gamagira abandi bamagira bagasiga umweru hano abandi bagasiga abandi bakagira abandi bakamagira bakagira umuntu umwe arambwira gateye je wagezega muri iyi mwo bari ati bari bameze gutyo undi akamaje hejuru y'undi n'urwembi akamagira ko rashaka muri konseri yamara akambwira ahasigaye akamajeho n'ikaramu yamara nawe akicara undi nawe abanda uko sikoza bitegura konseri hata leo hii wapo watu wengi bado wamejaza wageni mioyoni mwao. Wageni yao ni zambi. Unazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Yako tabata konsere wacu bazayitegura abahungu n'abakobwa barimo korari nini bakatureka tukinjiraga nje ngategereza se korari ko badutumiye none bakaba basibi naho koga bari yoga hanze tukaririmba izindi zatumiwe zikaririmba aba bahano bagiye he naho ko baracari bakamba bazaga nyuma hano ari abahungu baba batumiye bakubitamo agafaransa n'agaswahili n'akanyamurenge bakamba ba producer gigi man baturuka hariya n'ukuri bazoyorwa mushiki wawe uyu mukobwa ni wabaki mushiki wawe kandi bajya kuririmba akaripo kangana uki ariyo n'abayimwe nayikuye kuri YouTube y'Abanyatanzania ngo nibayike bamambwira ngo ni ndende ngo izo zizigezwe ngo ni ndende indirimbo irimo umwuka buke indirimbo yitwa Salama oya ngo iyo ngiyo ngo ni ndende
ngo bakeneye akaresha gutya bakama begamirana umuhungu hano umukobwa bakamashira mikrofone hano umwe akazamagira uri undi gutya bahuje salama salama bapfa kugeza imbere gutya gatoya bakamazamuka bose hejuru hasi ngabo hasi hejuru ngabo hasi hejuru ikamse cyose rikamara kiraho cy'abandi ntare ngo abagora kamahaguruka ari mu ndebe konseri ngo yabaye kandi bakamererwa neza cyane umusaruro wa Yesu mu ijuru ngo haba impundu n'umunezero iyo umuntu umwe agarukiye Yesu wakagonje ko ari umusaruro dufite uwo mugambi dufite ibyo bitekerezo ko abantu bagarukira Yesu abantu barushijeho kudupfana twaturirimba twadusenga twatubwira abaje mu burozi ntibasiba abakura mu inda ntibasiba abasambana ntibasiba amakanisa ntasiba kunanirana abapasiteri ntibasiba kunanirana ingumi kenda kuvuga umwe akariri mu ndagasenga ndagatanga amasadaka bigeze kupapura isadaka igiseke cy'amagiti bamasha mata babarwana bamwe batwariza abandi zabo habaga ikanisa ubu nyine hari antenne ibyo ni ibintu nabonye voilà une histoire que j'ai vécu ni ibintu nabonye n'amaso yawe kubera za ndirimbo ziriye bwabo Kristo bwiye by'amasengesho ariye hayirwa basore bataramira umwana reke mba ngira kantu gatoya mwihangane singiye kwibona sino kwirata biragatsinda kubera ko ndazi ko mumeze mwebwe ariko abakora ari wacu nubwo muze gutyo mu by'ukuri baza basenga Imana bagira amasengesho kuwa kabiri bakagira nayo hagati mu byiza yibura bakora renga 10 bazarara mu kanisa niba byoshika ntibararemo yibura baza basenga narumye kwisi y'abazima Imana yo baza basenga bagasenga baryama ngakanguka bagasenga mu gitondo bagakora isuku bagataha baza bakora kuwa mbere kuwa kabiri mbere rusengero bagatora amababi yatinitse bagatora n'agati katakaye n'ikaratasi bagakuramo bagira ibyumba mu ikanisa bitabaho bamwe babaharira muri uriya mutwe abandi muri uriya abandi muri uriya abandi muri uriya tugiramo sentezi ibiri bamwe bazacurangiye abandi yingiye baza Imana yimwe baza basenga abakobwa bagasenga aho niki uriya ijambo ry'Imana rizira amasengesho ni mutumwa ubukristo buzira ni nk'umukomere ijoro utagira itoroshi timuzi mwe bwiriwa bagenda kwanta bibiri bagenda bahanurira mu condo amatoroshi bagazamurangiza usenga n'ingenzi n'abasore murareka gusenga satani irabasakuma nona irabangaje byamibangaja bibagire abandi ngaba ibapoto satani kumaniza barefera buzi umuka baririmbye bavuye ruguru barabati ikabacurikana niba binanije ku biti kibisi kikagurumira nibigera ku biti cyumye bizocurika twebwe twari muri sanskuru yaba batwigisha twazanaga ibigori abatabifite bakazana inkwi abandi bakazana imyumbati bakamara indirimbo yo gutanga sadaka toa ndugu toa ulicho nacho Mungu waona popote kamutu yani ibigori kamuri ndubya bagatubona rimwe tutagera ku rusenge habaga bimwe by'imbuto binini birebire bagazabishiraho cyo musi rusenge muravyuka tukama dutora bya bindi abakecuru bazi bagatomboka utaza n'ibyo hejuru ibinanatoranije by'imbuto tukaja mu matayi ikarenga tukanebwa tugaswa tugasenga bikarenga tukanebwa tugaswa tugatarama ariko nano cyatugiriye umumaro kandi icyo gihe twindi twagiraga interinete twari tuza abajwere bagatwumva ngo barojemira bamakanaki b'abanyakameruni tukumva ngo bakabongo bo muri Kongo bakera tukumva abandi mu bandi zizi n'abandi tubona tuza kubona umuwembe umwe ngo witwa ngo niyo yawaruvuye Burundi tubahe nabi nawe
gusa twari tuzi ko Yesu yegera hano ku kibira cyo kuri Mukoko bamuzamuka n'aya marango yo mu Rutigita na Gitavi iriya yiga habaye abantu iriya twari tugira ngo ijuru rigabo kirari ariko mwebwe mufite siri muto icyo ushaka icyo ukeneye byamutuza isi ni gitangaza abapfuye abarwanye kuri WhatsApp niyo ndangiriza hagahunda ni kirara cyaje ni ikintu cy'ikirara cyaje sibwira ko ari kirara nta na gahunda igira biragoye naje ndayifite ariko n'umubandura aho naje ndamufite cyo bituma dukwiye kumurwanya ntatutwara umwanya nta gahunda gibaho none kuko tuganira namwe mukaganiraho n'abandi baganira aha unda kamatera akabumba akakadunda ahangaha unda kamayicarana akazana ibyo kurya akaba arariye abandi nabo bakamutangira koza amaguru hari bakamutangira kogosha ubundi uko turimo ko niki tuwadukora WhatsApp uzugira ucyo bakapostinze umuhungu ufite ubukwe save the date ubwo mutarabaza ati si umukobwa n'uwandi bakama bikuwapfuye umuryango w'abanaka uri n'umubabaro kubamenyesha ko baraye babuze umuvyeyi mutaramenya ngo nindi bakaba bavuze inka zaraye zigiye zo mu Ruramba Timayi yarayije nijoro irazijanye turabaza ngo ese zagiye gute hari umuntu waguyemo ubwo kera bakabakubiseho ngo bazaba bari kumwe n'abavuga butumwa ngo runaka kuva hehe turamenya n'ibicyo giterane kizoba ku itariki zingahe uwo mwanya kera ukamona bakubiseho Tshisekedi ukabona kera baramuserukije Tshisekedi ngo yazindukiye muri Libya twirirwa bayoberwa kuni gute iki ni iki kabisa iki ni ikirara twitabye suko skwizimira ukareba kabisa ibi nivyo twirirwa ukareba icyo tubamo ukareba icyo twagiyeho ukakibura kabisa ko rwanda bacyanikiwe turaba wayibura kwa musa n'umungu witabi warehebuye uti mukamuhagarara ugahagarara muri muganabwa none ngo abantu bakubuze wafungura ugasanga ntabo nibandi bakuze nibandi musenge ubudasiba bene data musenge ubudasiba baracyari batoye musenge cyane mwihereza Imana murwanye satani izabahunga mube ba hard prayer musenge cyane abakobwa banesheje isi n'abakobwa bagiye bava iwabo basenga mukava iwanyu mukaza mukarara no mukasenga ejo ukaza ugasenga mukareka urugomo amasengesho ntaba mu rugomo musenge mundazasenga musenge musome ijambo muzagera ku ngo nziza nyuma y'ingo nziza muzagira abana beza muzahirwa mu maboko muri abasitari mu mitwe mugashaka n'abandi basitari ko baratandukana bari abasitari bandi ko baratandukana niyo mitwe ubuzima mwabaye abasitari ibyo mureba n'abasitari amakuru n'abasitari bo byageze satani n'abazabaho timishushanye timukora amakwe kaya biki ukora amakwe kaya abakristo kayo Yesu yotaha mugabo umwe yasezeye aho yayoboraga muri paruwase aravuga ngo yananiwe kuzuza inshingano za Yesu ngo agiye gutangira ngo handi kuko Yesu yohakora ngo abaye ahari noneho akavuga ngo iyaba ari Yesu waraha kukunda iyaba ari Yesu waje mwivuga butumwa niki Yesu abahaba kuko ni tunga mu kigo cya Kristo numara wibaze ngo ese iyaba ari Yesu wari muri fiançailles abafite abafiançailles bangahe iyaba ari Yesu wari ufite ubukwe ni bande umwambariye kandi abo mwambariye boje bambaye gute uzokwakira ni yazoba yakiriye uwo ni Yesu muri ntumwa mu kimbo muri ntumwa mu kimbo cy'iparuwasi muri ntumwa mu kimbo cya Kristo daserukira Kristo Yesu nagize umusatsi iyaba ari Yesu waraha nuko yasaba yarawubize Yesu nambari ipantaro iyaba ari Yesu waraha niyi abayambara hari ipantaro imweretse kuzunguruka kuri WhatsApp mwaribona y'umuntu wabuza senga
Pandaro nziza cyane ko ndayishaka muzoyambara inaje. Naibonya kanisa baba yerekana nziza cyane kabisa. Nyine abantu nibo bari bagisonesha icyo gihe. Isi yari itaramenya ko atari ngije kubasoneshereza. Isi yari tarasoneshereza abantu bakisoneshereza. Ninde wundi wayibonye nawe ba? Dusenga Imana. Kiga abantu baracisoneshereza. Ayibona hagira umuhungu mwaguruka aho ngaho uriya wazitera ikorana bangu waguruka bangu reba iyo pantaro yawe gareba ningi gaho reba amor iyo abantu baracisoneshereza. Abantu bari bakigenda bakisoneshereza. Naho ubu nyine isi iri mu murayifite namwe ngaho mwayibonye niyo mutayifite ngiye hano nibereke murayifite reka tugire dusenga Imana. Dusenga Imana mwitware nk'abana bakishijwe. Uzutekereza uvuge ngo Yesu kumeze niko Yesu yomera. Yesu kumeze niko Pahoro yogira. Pahoro ageze Furugiya, ageze Ponto na Kapadokiya. Ngenda niko Baranaba yoge, niko Sira yoko. Tugere kirenge mu cy'abaragwa amasezerano. Kuko nabo batubereye akabarore mu rugendo. Mu byitegererezo mugaragaza Yesu. Imibiri yacu ihimbaza Imana. Turusengero rw'Imana. Niba n'urusengero rw'Imana. Kubera iki nigira umusitari w'Imana. Nigira umunyaburayi. Kubera iki nigira nk'abana ntazi iyo baza barara, ntazi iyo baza bita. Ntazi amakontra bafitanye n'ibindi ntazi ariko bakanefi wasimba kubera kutiyagararaho ngo wemere uwo tinishushanya nabiki muhinduke rwose mugize imitima misha bikavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima wari muri Kristo Yesu, utuze mu mworoshe ureke kuvuduka. Wa musore we uze wishimira ubusore bwawe misi mibi itaraza uzavuga ngo sinejejwe nabyo byose ngo uje ubikora ariko wibuke ko Imana izagira uti izagushira mu rubanza ukazabazwa ukazasamba ukabitekereza ukabyibaza. Fiança igakomeza tuyega kwa muganga dupimisha mu bitondo abantu bamaze kwitegura bakora kamata nuri muri Australia akabarabira n'abafite urubuga rwabo rw'ubukwe bakamenya amakuru akababwira isi yose kandi hari cyubahiro ukuyemo, hari ishimo ukuyemo, ukuyemo gusera ni gusara ubigira mu mwuka azosarura mu ukorera Imana ukaba uw'Imana ugasa n'Imana. Wiha Satani nta bindi bihembo igira atari urupfu nirwihemba ingabo zi. Imana ibafashe bavandimwe
timwishushanye n'abiki gihe muhinduke rwose murabe Imana yaremye ibaremeye imirimo myiza gusa niyo gusa Imana yabaremye yonyine gusa mugende ko ibyo mureba mu matelefone timukaza mureba ibintu byose hari ibyo ureba bikonona servo hari ibyo ureba bikaguhumira hari ibyo ureba bikaba imbuti bibuge uno munsi ndiyera ejo ndizera nyuma y'igihe runaka izatura agashara izera uzoyisarura wumva utabyumva ubishaka utabishaka cyo gituma abakristo bagira ibyabo abisi bakagira ibyabo abapaga bagira ibyabo byose barabyemerewe ariko twebwe duhitamo ibitugirira ushakashaka iby'umwami ashima aba ari byo byiza muzaja mukora ibyiza mureke ibibi kuri bishimwa mu bigawa muzobaka akanwa k'Imana muzogendana n'Imana nibwo musenge. Mana ndagushimiye kuri uyu mwanya mwiza tuganiriye n'aba bene data ubaho umugisha ubagirire ubuntu barwanirire ubatsindire satani amahoro y'Imana naganze imitima yabo aganze ubusore bwabo ubapfunike mu biganza ubimane mwami ubigishe kuruta uko twovuga kugira ngo bagaragaze ishusho yawe neza Yesu azozira amahoro y'Imana naganze mu izina rya Yesu dukunda amen.